Nkomeje kwifuriza kugira ibihe byiza cyane aho dukurikira ku Mucyo Stories Rwanda, wowe wibutse gukora subscribe ni byiza cyane. Umwanya tujemo ni umwanya w'amakuru ari kugenda avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ni amakuru aba ari kugenda avugwa rero niyo nje kugira ngo tuzajye tugomeza tuganiraho nk'uko bisanzwe. Reka rero amakuru yacu tuyanzikire mu karere ka Huye rero yateye icyuma umugore we nawe ahita yiyahura. Ngoma rero umukobwa yabenzwe ku munsi wa nyuma w'ubukwe azira kubeshya umusore ko yasoje cyangwa yarangije kwiga kaminuza. Burera rero abanyeshuri bakoze imyigararambyo bakomeretsa abarimu batatu. Urumva ko rero abarimu bakomeje nabo gukubitwa, sinzi ukuntu bimeze. Aya makuru yose rero ndaje tuyarambure, njyewe ngiye kuyakugezaho, nitwa Timosi. Nkomeje kuguha ikaze rero muri aya makuru tugiye kurambura no kuganiraho, turebe ukuntu byifashe, ukuntu biri kugenda bimera. Rero Ngoma umukobwa yabenzwe ku munsi wa nyuma w'ubukwe abeshya ko yaba yarasoje kaminuza. Urumva? Ngoma rero umukobwa yabeshye ku munsi w'ubukwe azira kubeshya ko cyangwa yabenzwe azira kubeshya umusore rero bagiye kubana ko yaba yarasoje cyangwa yararangije kaminuza. Umukobwa wo mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda yabenzwe habura amasaha make ngo akorere ubukwe, nyuma yo kuvumburwa ko yiga mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, bakanasanga afite umwana w'imyaka 4, nyamara yari yarabwiye umusore bitegura kubana ko akiri inkumi ndetse yanarangije kwiga kaminuza. Aka gapira rero reka tugatere ku bakobwa twibaza ati se kuko gute utinyuka ukabeshya umusore mugiye kuzabana, umugabo wawe mugiye kuzabana ngo wasoje kaminuza kandi wararangije icyiciro cya tronkome gusa, ariyo wize. Urumva ko rero abakobwa nabo bo basigaye cyangwa ushobora kugira uruhari mu gutuma ibibazo bikubaho cyangwa useba. Kuri uyu wa kane rero tariki ya 25 Kamena 2026 nibwo uyu mukobwa wo mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Mutsindo yari ubusezeranire mu murenge wa Kazo n'umusore wo muri uyu murenge mu kagari ka Birenga. Nyuma y'igihe rero kinini bakundana, uyu mukobwa n'uyu musore bari baremeranyijwe kubana, baranamenyesheje ababyeyi babo ndetse n'inshuti n'abavandimwe ko bafite ubukwe uyu munsi, aho rero bari gusezerana mu murenge. Nyuma yo gusezerana byari biteganyijwe ko indi mihango ikomereza mu rugo. Ahandi rero bari barashatse ndetse umusore yari yaranamaze gutanga inkwano ku buryo inshuti n'ababyeyi bumvaga nta cyatuma ubukwe butaba, nta gisibyo cy'ubukwe, ariko birangira nyine butabaye. Urumva ko biba biteye agahinda. Bari bamaze no kwenga imisururu, bari bamaze no gutira imishanana yo kuzatahana ubukwe. Urumva ko nyine umukobwa gutsimbarara ku kinyoma no kwibanga kugeza ubwo nyine baje kumuvumbura ku munsi wa nyuma. Abaturage rero batunguwe nuko ubwo bukwe bwapfuye ku munota wa nyuma, ariko hamenyekana amakuru ko n'umukobwa amaze iminsi 2 aburiwe irengero nyuma yo kubengwa n'umusore bari baragiye gushakana. Umukobwa yahise akaburirwa irengero. Umuyobozi mu nzego rero z'ibanze uturiye cyangwa utuye aho ngaho
utifuje ko amazina ye agaragara muri iyi nkuru, nk'uko dukesha nyine iyi nkuru Igihe akadomo.com, ko icyatumye rero ubu bukwe bupfa ari ukuba umusore rero yaba yarabeshywe n'uyu mukobwa bari bagiye kubana, ko yarangije kwiga kaminuza ndetse ko afite n'akazi. Ati uwo musore rero yari amaze igihe avugana n'uwo mukobwa cyane, yari azi ko umukunzi we nyine yarangije kaminuza, kwiga kaminuza, kuko niyo yamubwiraga. Umusore rero ejo bundi aho batangiye gutegura ubukwe, yamenye ko umukobwa atigeze ayiga, amenya ko rero yigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye. Ikindi yamenye ko uwo mukobwa nyine iwabo ahafite umwana w'imyaka 4. Umusore rero ahita abivamo. Abaturage rero bo muri aka kagari ka Mutsindo nabo bavuga ko batunguwe n'uburyo nyine ubu bukwe bwapfuye, nyamara abagombaga guherekeza umukobwa bari barangije kwitegura gukodesha imyenda, imikenyero, ndetse ngo bari baranamaze kwenya imitobe izakoreshwa. Umwe ati rero umukobwa yabwiye umuhungu ukuri, yamubeshye ko ari inkumi atabyaye, arongera amubeshya ko atarangije kaminuza. Uwo muhungu rero amuhita amukuraho icyizere. Gusa nyine njye sindabona n'ababyeyi be ngo babinyibwiriye, ariko amakuru mfite ni uko nyine twumiwe, twanumvise ko inkwano umukobwa yaburiwe irengero yazitwaye. Umukobwa yahise akagenda atwaye n'inkwano nyine bari bamuhaye. Undi mukobwa wari uri mazambarira umugeni yagize ati twakodesheje imikenyero, ubukwe turabutegura, tukajya kureba ibintu byose ko biri ku murongo, ariko nyine biza kurangira twumvisha inkuru y'incamugongo ko ubukwe butakibaye, kubera ko nyine umuhungu yakuyeho icyizere ku uwo mukobwa wamubeshye ngo yize kaminuza kandi yarangije icyiciro yararangije nyine mu wa 3 gusa. Umunyamabanga nshingwabikorwa rero w'umurenge wa Gashanda, Ngenda Mathias, yabwiye Igihe ko uwo mukobwa wari ufite ubukwe yamaze kuboneka, aho bakoranye n'inzego zitandukanye bamubona mu karere ka Rwamagana ariho ari muzima. Ati kuba ari muzima nibyo twishimira, naho kuba byabenzwe nta kintu twabivugaho kuko ntabwo turaganira nabo, gusa bisanzwe agomba kwiyakira. Abaturage rero bavuga ko bibasigiye isomo ryo kujya bavugisha ukuri. Abenshi rero bakaba bavuga ko bidakwiye ko umuntu nyine yabeshya uwo bagiye kubana. Nuko rero urumva ko ni ibintu biba biteye agahinda, ntago biba bishimishije kuba rero waba wabeshya umuntu mugiye kubana ko wize kaminuza utaranarangije segonderi. Urumva ko ni ibintu biba biteye agahinda, nyine ntago biba ari ibyo kwishimira. Ariko abantu benshi bakunda kuba bakirengera nyine babeshya nguko, kandi kubeshya ntacyo bimaze. Kubeshya ni bibi nyine, urumva ko kubeshya. Uyu muhungu rero we yahise ko nawe abivamo, avuga ati ntabwo umuntu yambeshya ko yarangije kaminuza ataranarangije segonderi ngo tukomeze kubana, kuko ni ibintu byaba bitameze neza cyangwa ni ibintu byaba biteye isoni. Urumva ko rero na mukobwa yahise agira ikimwaro n'inkwano ashaka kuba yazitwara, ariko nyine umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge rero yavuze ko bamaze kumubona, bakamubona ari muzima. Gusa yavuze ko icyamushimishije nuko nyine bamusanze ari muzima. Kuba rero yaba
yaba bamubenzeho ibyo ntacyo bitwaye, ariko kuba rero uwo mukobwa ari muzima nicyo cyiza cyane cyo kwishimirwa. Naho ibindi rero kubengwa rero nta gishya kirimo, kuko igishya kirimo ni uko nyine yabeshye, igihe kikaza kugera nyine bakanamuvumbura. Reka tukomereze kuri iyi nkuru rero y'abanyeshuri bakoze imyigaragambyo bagakubita abarimu babo. Ni nyuma y'aho rero mu karere ka Gakenke nabwo umwarimu yatewe ikaramu bakamushishimura. Muri Ngoma rero we bamukubise ibuye bamukomeretsa mu mutwe. Ese tukibaza ikibazo cy'aba banyeshuri bari kwambura abarimu agaciro kabo bakubita kizakemuka gute? Inzego zibireba, inzego z'uburezi zirebera uburezi, nimba ari uko rero uburezi buzaba bumeze mu gihe kiri kuza, biteye agahinda cyane. Bizagorana kubona umunyeshuri uba ufite indangagaciro. Harakorwa iki rero kugira ngo abarimu bakomere cyangwa bakomeje gukubitwa n'abanyeshuri, kugira ngo abarimu bongere nyine bagire icyo twakwita nk'ijambo cyangwa abanyeshuri babatinye? Njye ndareba inzego za leta cyangwa abafite inshingano mu burezi bagira icyo bakora. None se urigisha umuntu bwose n'ibyo babigisha barabyumva? Nimba uwo wigisha ari wo gukubita, ni nko kubyara umwana akaba ari we nyine ukukubita. Urumva ko ibintu nabyo ni umwanda, bimaze kugaragara cyane rwose. Inzego z'umutekano mu karere ka Burera zatangaje ko abanyeshuri 7 biga muri kigo cya JS Runaba giherereye mu murenge wa Butaro batawe muri yombi nyuma yo gukurikiranwa cyangwa gukekwaho gukubita abarimu babo. Abo banyeshuri rero bakekwaho gukubita, kugira uruhare mu gukubita mu bikorwa by'urugomo nyine byakorewe abarimu 3 bo mu kigo, muri icyo kigo. Abatawe muri yombi rero bagaragazwa cyangwa biganjemo abari munsi y'imyaka 18 na 10. Yes, bose bari munsi y'imyaka 18, harimo abitwa Patrick na ba Jado, Kivine, Elias. Urumva ko rero ni ibintu biba biteye agahinda cyane, ntago biba ari ibintu bigaragara. Abarimu rero bahohotewe ni Nshimiyimana Michel w'imyaka 33. Urumva ko afite n'imbaraga, ariko nyine urumva ko yabiretse aravuga ati reka mbone ubutabera. Nkundineza Jean Marie Vianney w'imyaka 45. Na n'undi witwa Bucyayungura Jean Baptiste w'imyaka 35. Nyuma rero yo gutabwa muri yombi, ubuyobozi rero bw'umurenge wa Butaro bufatanyije na polisi bwagiranye inama n'abanyeshuri bubashishikariza kurangwa n'imyitwarire myiza, kubaha abarimu no kubahiriza amategeko agenga amashuri. Ibyo ni byo kubaha abarimu, ariko se kuki igihano cyo ku ishuri cyagiye kivaho? Nk'abangaba bari guhita babirukana kuko ibi ni ibirara baba boroye. Abakekwaho rero ubu bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Butaro, mu gihe hari hategerejwe nyine ko abarimu bakubiswe batanga ikirego muri RIB kugira ngo iperereza rikomeze. Ariko iki nacyo ni ikibazo gikomeye, biteye n'isoni kumva ngo umunyeshuri ngo umunyeshuri ngo yagize uruhare, cyangwa umunyeshuri ngo yakubise mwarimu. Iyo raporo kuyitanga njye nabona biteye isoni. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda rero mu ntara y'Amajyaruguru, CP Grace Ngirabakunzi, yabwiye rero TV1 na Radio 1 ko abanyeshuri 7 bakekwaho kugira uruhare mu rugomo rwakorewe abarimu bo ku ishuri rero rya JS Runaba riherereye mu murenge wa Butaro, akarere
ka Burera bamaze gutabwa muri yombi kugira ngo bakurikiranwe n'inzego zibishinzwe. Urumva ko rero ntago ari ibintu byiza cyane. Mm? Mm? Abanyeshuri bakubise abarimu rero, uwa mbere yitwa Ndayizeye Elisa w'imyaka 18, Iradukunda Patrick wa 16, Irabishoboye Elisa w'imyaka 16, Iradufasha Gad 16, Mfitumukiza 16, Irumva Jado Fils 16, Utuje Manzi Kevin 15. Urumva ko ntago ari ibintu byiza cyane, ntago ari ibintu bishimije, ni ibintu bibabaje biteye n'agahinda n'isoni n'ipfunwe. Nyuma rero mu karere ka Huye nabwo umugabo bikekwa ko yaba yakase umugore we umutwe, nawe akahita ko akoresha utuntu tw'utumanyeri, nawe akijijisha akahita ko yakishyira mu mugozi, ahita yimanika. Urumva ko rero ni ibintu biba bibabaje, ni ibintu bitaba bishimishije. Amakuru rero yacu nakagaruka, njyewe yakugezagaho nitwa Timos, wameze kugira ibihe byiza cyane. Nimba utarakora subscribe wayikora kugira ngo tuzatukomeza tubona mu makuru ndetse n'ibiganiro. Umunsi mwiza.